Ibihe byiza mwese mukomeje kurikirana Ndizino, turi n'urubuga rubanyurizaho amasomo y'umuziki, inama ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'umuziki. Nkuko dusanzwe tubimenyereye, wifuza kuba waba umwe mu banyeshuri ba Ndizino, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona muri description, nkaba nagufasha. Dusuzuma ijwi mbere yuko ujoininga amasomo yacu. Impamvu dusuzuma ijwi ni ukugira ngo tubanze twumve tuti uyu muririmbyi aherereye he, mu cyiciro cya mbere, mu cyiciro cya kabiri ndetse n'icyiciro cya gatatu, icyiciro cy'abatangizi, icyiciro cy'abari hagati na hagati ndetse n'icyiciro cy'abari hejuru baba pro. Yes, uyu munsi rero tugiye kureba kuririmba neza mu minota 5. Mu minota 5 birashoboka ko waririmba neza. Yes, birashoboka cyane, abantu benshi ntago babyumva, nta nubwo babyizera, ariko hari ibintu bikeya ushobora kuba wakora mu minota 5 gusa bikaba byahindura imiririmbire yawe ikaba yagenda neza. Yes, intego y'iri somo ni uguha umuntu impinduka quick, yihuta, yo kugira ngo ako kanya abe ashobora kuba yaririmba. Twagiye rero, dore ukuntu ugiye kuba wabikora. Ikintu cya mbere urabanza wite ku kintu bita posture. Posture, uburyo uhagarara. Uburyo uhagarara mu buryo bw'imiririmbire, urareba aya mafoto nagiye nshyiraho, uburyo ugaragara mu buryo bw'imiririmbire ni ikintu ugomba kwitaho. Uburyo uhagarara, not uburyo ugaragara, uburyo uhagarara ni ikintu ugomba kwitaho. Ikintu cya kabiri ugomba kwitaho ni uburyo bwo gufungura umwuka neza. Hari uburyo bwo gufungura umwuka neza iyo ugiye kuririmba, ni ukuvuga ngo asama long, urura ko nasamye mu buryo buri long, mvuze nasamye cyane long na ni ibintu bitandukanye. Ya mbere ifite imbaraga, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, usa nkaho uzamuyeho agatuza ho gatoya, ariko ugakoresha cya gice cyo hasi. Noneho hallelujah, urumva ko ifite iki, imbaraga cyane. Yes, uko wabikora uko nguko rwose byagutunganira. Ni ukuvuga icya kabiri mwigishije gufungura iki, gufungura umunwa neza. Ikintu cya gatatu ugomba gukora relaxation y'ijosi, relaxinga ijosi. Yes, bikore nk'iminota 3, ubikore neza iminota 3, niba ngombwa n'intugu zizanemo, ariko cyane cyane ugende wigarukira ku ijosi, kubera iki ijosi ni wacu umwuka. Yes, hanyuma noneho yuko umaze gukora neza ku ijosi, relaxing y'ijosi, urakurikizaho relaxing y'ururimi. Urarustretchinga. Rukurure kabisa, bishoboka warufata washyira akantu ugakurura. Gose ibi bintu nubikora uraza kubona uko bigenda. Hanyuma noneho tukurikizeho icyo bita za exercise eshatu tugiye gukora. Exercise eshatu tugiye gukora ni izi. Exercise eshatu tugiye gukora ni izi ngizi. Exercise ya mbere, ma me mi mo mu. Twagiye ma me mi mo mu, ma me mi mo mu. Yes, ma me mi mo mu, ma me mi mo mu. Yes, ma me mi mo mu, ma me mi mo mu, ma me mi mo mu.
Mame mi momu, mame mi momu. Wow, that's the first exercises. Exercise ya kabiri tugiye gukora. The second exercise ni lip trill cyangwa se lip exercise dukunda gukora cyane, exercise iri hobby kandi ikora neza cyane. Twagiye rero. Again. Again. Exercise uragenda uyikora inshuro nyinshi cyane zishoboka. Iyi lip trill irafasha cyane kuko uraza kumva ibintu by'ibikorwa bivamo hano, uragenda ufunguka ndetse n'ibindi. Noneho tugiye gukora icyo bita kuririmba one note. Hallelujah, hallelujah. Wasamye kwa kundi biri long, wazamuye hagatuza ho gatoya. Hallelujah, hallelujah. Yes, ngibyo rero ibintu nabateguriye ushobora kuba wakora karirimbo mu minota 5 yonyine. Niba turi kumwe ushobora kunyandikira kuri description nomero uri kubona, tukaba twajyana tukabana umunsi kundi. Mukomeze kugira ibihe byiza.